Nasohotse nihuta, noneho mu gusohoka nyura mu nzira zitemewe. Nari ndimo munga mama. Harashize akanya gato yamamagaye ngo baje kundeba ku kazi. Ubwo nari ndimo gucika ngo batahansanga. Nakuze mama wari ufata imyanzuro ya nyuma kuri njye, ibyo kurya nubwo naba nabikunda, imyambaro, kwiga n'ibindi. Wumve ko n'akazi nakoraga muri company ya mama, niwe wari CEO. Ariko kuri iyi nshuro ubwo naramwangiye, cause marriage is a lifetime decision. Mama hari umuhungu yashakaga kunshingira, ariko njye sinabishakaga. Mama yaririmbanaga na mama muri korali. Uwo muhungu yaramaze iminsi aza mu rugo kureba mama, sometime akazana na mama we, ariko baba bari buzi. Ubwo gahunda zanjye nkazihagarika, nkateka, nkitegura, nkashyashyana, mama kanegeka kongera kubaganiriza muri salo. Nabaga ndije of course, ariko nta kundi nari kubigenza. Nyuma rero nibwo mama yambwiye ko ashaka ko uwo muhungu ari we tuzabana. Nyuma yo kumuhakanira, nkabyamakanira kure, noneho we yabishyize ku rundi rwego. Sinzi noneho wamubwiye amasomo muri Bibiliya ajyanye n'iyo situation, atangira kujya yansomera. Buri ko abonye akanya kayansomera, neza nkagira ngo ninjye banditse muri Bibiliya. Icyo nakoze ahubwo natangiye kujya mbakwepa. Yambwira ngo bari buze, nkashaka uburyo ngenda baza bakambura. Icyo gihe ndi ku kazi rero, yarambwiye ngo barazanye. Ndavuga ni nishe imbere dushobora guhura. Mpita nca mu gikoni. Kubera kugenda nihuta n'igihunga, nibwo nagonze umushefu wacu, nikubita hasi. Sinanabyitaho, ariko niwe wamagurukije amaye ikiganza aramagurutsa nkomeza urugendo nihuta. Mu kugenda rero sinagiye mu rugo, nagiye kureba umushuti wanjye aho yabaga muri apartment ye. Mama ari iminsi ariho nihishe, ariko ubwo nahise nandikira mama SMS ndamubwira ngo ngiye muri vacances ntuhangayike, akavacances nikarangira nzagaruka. Yarabyumvishe kuko nawe yajyaga bikora iyo yabaga afite stress. Aha rero ni inkuru yanjye y'urukundo yatangiriye. Sinari nzi ko wa mushefu wacu ataha aho ngaho muri izo apartment. Mubona bwa mbere aho yari ari kuri telefone, ubwo buranyica, ngira ngo ari kuvugisha mama, ngira ngo ari kumubwira wenda ko ambonye aho ngaho. Nibwo nabwiraga umushuti wanjye, ambwira ko ari umuturanyi we. Abantu banzi ko nkundika waye ni mugoroba. Rero iyo nabaga nicaye na Sara, umushuti wanjye yitwaga Sara, twicaye turi kuganira kuri balcon, dusangira ikawa. Remy yakundaga kuducaho avuye muri sport. Sometimes tukamutera blague, tukamuserereza tuti wajya uruhuka koko. Kubera ko yavaga ku kazi akahita hitira muri evening run, nta guhagarara ngo aruhuke ntaki, tukamuserereza rero. Umunsi umwe rero imbwa yacu yarasohotse igiwe, arangije aramamagara kuri phone. Of course yagiraga nimero yanjye ko nari boss we. Arambwira ati imbwa yanyu iri hano, nimuze guhangayika. Ubwo najyaga kuyizana sasa nibwo rero namenye ko Remy ari cool. Twaraganiriye, ntabwo nzi ko agira ama blague, nabonye ubwiza ntari muziho, mbese mbona umwanya wo kumwitegereza impumuro, inseko n'ibindi bitandukanye kuri we. Namujije impamvu akunda sport, ambwira ko atabaho ubuzima butagira sport. Ni nko kumbwira nyine ko ayikunda cyane. Ikindi yarambwiye ngo ntabwo yarazi ko ndi cool, ntabwo yarazi ko njya mba social nanjye. Urumva yambanaga ku kazi ndi umuntu utinyitse. Of course nari umwana wa boss, abakozi baninya. Ikindi ndamwisabira ngo mbabarire, ntubwire mama aho wambonye. Mbona agize amatsiko, atangiye kwibaza impamvu nashaka ko mama amenya ko ndaho ngaho. Mbonye atangiye kubaza ibibazo byinshi, mpita nigendera. Umunsi umwe rero weekend imwe twaje kugera muri sport, numva ni byiza, bituma numva ngize freedom ntigeze numva mbere. So dutashye rero twicara kuri ya balcon twakundaga kuganiraho, mubwira story yanjye. Sasa rero ubwo ni impamvu ndaho ngaho ntari mu rugo. Yaneza amatwi, ambera utugundiriraho, ubundi sasa numva atagenda, numva twakwigumira gutyo. Cyaje kurangira nisanze mukunzi, numva ndamukunda, ariko ngira isoni zo gutera intambwe ya mbere ngo mubwira amarangamutima yanjye, ariko nawe yarabibonaga. Ikindi nawe ibyo akora bikanyereka ko ankunda, ariko harabuze ubwira undi. Nyuma y'igihe arabohoka arabimbwira. Twabanje kubihisha Sara, ariko kwihisha biratunanira, aratuvumbura. Nihuse rero naje gusubira mu kazi, ntabwo najyaga njya mu gikoni, ariko nisanze nsigaye njya mu gikoni kumucekinga. Numvaga nshaka kumureba buri kanya, namukumburaga kandi mubona. Yari afite umu assistant we waniraga gufuha gusa. Iyo babaga bari kumwe babaga baganira bishimye, aho nicaye nkabura amahoro, gufuha ku kanyica. Urukundo koko ni rwiza burya. Kumwe nabaga nigunze mu weekend byarashize, ahubwo njye natwe twahitaga twigira hanze y'umujyi. Nyuma naje kubwira mama ko hari umusore nakunze, ko ibyo gushaka kunkingira abandi abireka. Ndi serieuse cyane. Reka rero nzamumuzanire asange ni wa mushefu we. Byabaye ikibazo, ambwira kumureka ndanga,
aneza abatante ngo ndashaka kumusebya. Muri make yanze relationship yacu completely. Nanjye umuhungu wanjye mugumaho mukomeraho. Yego afite ubushobozi bukeya ugereranyije n'urwego rw'iwacu, ariko Urukundo namukundaga rwarutaga ibyo byose. Narabananiye mu rugo bagira aho banyaka amakarita ya banke nk'igihano cy'uko nabasuzuguye, n'izindi profi zose nabonaga barazikatinga. Na sheri wanjye bamwirukana ku kazi. Nihuze mu nkuru yanjye rero, umutipe wanjye naje kumusanga turibanira. Nabonaga ariyo mahitamo nsigaranye, turibanira. Byari igisebo kuri njye no kuri famille of course. Twari famille ikijijwe, mama yarazwi mu rusengero, dukijijwe ari umukoraliste. Kumva ko umwana w'ishingiye rero byabaga ari ikindi kindi. Ubwo twarishingiye amara imyaka 3 yose yaranze kumvugisha. Umugabo wanjye ubwo ubuzima bwarakomeje. Umugabo wanjye aza kubona akazi Burayi, ajya gukora, nyuma aza kugaruka kudutwara. Mu rugo bagiye kumva bumva ngo nagiye kubi Burayi, ngo nagiye mu mahanga. Ntawe nabwiye, ntawe nasezeye, ako byateye mama kwitekerezaho, atekereza ku mubana afitanye n'umukobwa we kandi yitwa ngo n'umukristu. Bimutera guca bugufi ansaba imbabazi. Nyuma yo kunsaba imbabazi rero yameze nk'uworosora gwabyukaga, nanjye numvaga nshaka kumusaba imbabazi ariko narabuze aho mera. Ubwo turiyunga gutyo mama, umugabo wanjye nawe araza kuri iby'umuco dusaba, ubu tubanye neza. Babyeyi rwose rero munyumva, nimukivange mu mahitamo y'abana banyu, cyane cyane mu nkundo zabo, kuko ubona ko ari mwiza kuri we ashobora kugera mu rugo agahinduka. Reka muhinduke ari we wamwihitiyemo, atari we muhitiyemo. Mwakoze kumurikira. Ntugende udakanze like cyangwa ngo subscribing.